Mu ngingo y'121 y'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange bateganya yuko umuntu wese ukubita kandi agakomeretsa undi iyo abihamijwe n'urukiko abasha kubihanirwa kuva ku gihano kirenze imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5. Ariko noneho tugiye icyo gihe akaba yagomba no gutanga n'ihazabu yo kuva ku 500,000 kugeza kuri 1,000,000. Ariko noneho aho tugiye kuganira kuri iki kiganiro ni mu gihe noneho iryo gukubita no gukomeretsa byakozwe n'umuntu ufitanye isano n'undi. Nibyo koko u Rwanda ni kimwe mu bihugu byashyize imbaraga nyinshi cyane mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo cyangwa se mu miryango, ari niyo mpamvu hagiye hateganywa uburyo bwinshi butandukanye bwo guhana ibyaha bikunda gukorerwa mu muryango, ibyo tumenyereye ku izina rya domestic violence. Muri ubwo buryo rero mu ngingo y'121 y'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange bateganya yuko umuntu wese ukubita kandi agakomeretsa undi iyo abihamijwe n'urukiko abasha kubihanirwa kuva ku gihano kirenze imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5. Ariko noneho tugiye icyo gihe akaba yagomba no gutanga n'ihazabu yo kuva ku 500,000 kugeza kuri 1,000,000. Ariko noneho aho tugiye kuganira kuri iki kiganiro ni mu gihe noneho iryo gukubita no gukomeretsa byakozwe n'umuntu ufitanye isano n'undi, ari wandi tugaruka kuri bya yindi by'ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Icyo gihe igihano gihabwa uwakubise undi cyangwa se akaba yanamukomeretsa ntago kiba kikiri imyaka 3 kugeza kuri 5 n'ihazabu ya 1,000,000 kugeza ku n'ihazabu ya 500,000 kugeza kuri 1,000,000, ahubwo gihita kiba igihano cy'igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 n'ihazabu kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 2,000,000. Urumva yuko rero ahangaha iyo icyo cyaha cyakozwe n'umwe mu bafitanye isano ibihano bihita byiyongera cyane, ari nayo mpamvu twafashe uyu mwanya kugira ngo tubiganireho turebe ngo noneho ni izihe ngaruka bishobora gutera mu muryango. Icyambere nuko murumva yuko habayeho igihano kirekire. Uvuga ngo igihano gito umucamanza bashobora gutanga ni kiba kigomba kuba kirengeje imyaka 5. Nkuko buri yari yatayikora ibivuga ne bavuze ngo ni igihano kirengeje imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8, uburyo abacamanza bakoresha batanga icyo gihano bahita bafata imyaka 8 bagateranyaho n'imyaka 3 bagahita bakora impuzandengo bakagabanya kabiri. Murumva rero yuko mu by'ukuri ujya kwisanga uri gufata igihano kijya kugera hafi mu myaka 6 n'igice. Icyo kikaba ari cyo gihano cya mbere. Byumvikana ko rero niba ari umugabo wari wakubise umugore we ku bushake, akaba ari umugore wari wakubise umugabo we ku bushake cyangwa se akaba yamukomeretsa, icyo gihe igihano gito kiba gishoboka ni icyo ngicyo kirengeje imyaka 5, kabone naho yasaba imbabazi. Urumva rero ko ku rwego rw'umuryango niba umuntu mwari mubanye, reka dufate nk'urugero wenda kenshi zikunda kuboneka cyane cyane nko ku mugabo, ugasanga umugabo niwe wahagurukiraga urugo, akaba noneho byaza kuba hakabaho impamvu ituma agirana ubushyamirane n'uwo bashyingiranwe, akaba wenda yamukubita. Icyo gihe abagiye kumara imyaka irenze 5 mu buroko cyangwa se muri prison. Muri icyo gihe rero yazagiye kumara iyo myaka igeze kuri igiye irenze 5 afunze, birumvikana ko akenshi ngo tumenyereye usanga imiryango myinshi yo muri iki gihugu cy'u Rwanda akenshi umugabo niwe ubutunze urugo. Babivuze rero yuko uriya mugore agiye gusigara afite ikibazo cy'uburyo azajya abona ibimutunga, kubera ko umugabo niwe wahagurukaga akagenda akajya kumutunga, ariko kandi nanone n'abana baba basigaye nabo none bagiye gusigara batafite umubyeyi wabo. Rimwe na rimwe ugasanga hajemo n'izo ngaruka zo kwibaza bo kuba abana niba harimo nk'abana bakuru bakomeza babaza umubyeyi wabo bati mama papa ari hehe ko tutari kumubona, ko twumvise yuko ari we wamufungishije. Ibyo ubwabyo bikaba byabanje gutanga ikintu kitari cyiza mu muryango. Ikindi cya kabiri nuko noneho usanga wenda umugore wasigaye mu rugo niwe ugiye gusigara afite inshingano zose zo kwita kuri wa muryango, haza kuzamo n'izuko ari we uzagenda akajya kujya agemurira umugabo we mu gihe afunze. Ibyo ngibyo nabyo bigaragara mu rundi ruhande yuko uriya mugore aba agiye guhura n'ikibazo cy'uko
itegeko nawe ntago hariya ryamurengeye, yego rije kumurinda kiriya kintu cyo kuvuga ngo yakubiswe yahohotewe, ariko nanone iri tegeko riri kumutera izindi ngaruka mbi zirimo z'uko noneho agiye kwita ku muryango wenyine asigiwe n'umugabo we ufunze, ariko kandi akaba agomba no kugira gute no kwita ku bana wenyine, niba ari kubashakira minerivare azabikora wenyine, kandi bari basanzwe bamenyereye kuba bafatanya ari babiri bakishyura minerivare z'abana, ariko ziriya nshingano ziba zisigaye arize wenyine. Noneho ikindi kintu rero gikomeye kandi nanone kigaragara twebwe ngiye nabonye nkaho ari ko umushingamategeko yashatse guhana n'uriya wakubiswe, nuko noneho bageretseho hejuru ya kiriya gihano cyo gufungwa, byo wenda reka tuvuge ko gufungwa ni uriya wakoze icyaha niwe uba ufunzwe wenyine, ariko noneho banageretseho no gutanga yuko agomba no gutanga ihazabu izinjira muri leta. Bavuga yuko ari uguhera kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2. Reka noneho dushaka dufatira urugero kuri wa muntu waciwe miliyoni 1. Icyo gihe kugira ngo iriya miliyoni 1 y'ihazabu ya leta izashobore kuboneka, byange bikunde izakurwa mu mutungo uriya mugore yarasangiye n'umugabo we. Nuvuga ngo mu yandi magambo, niba bari bafite nk'agasambu kagura wenda reka tuvuge kagura nka miliyoni 1 cyangwa se miliyoni 2, bakakaguteza cyamunara kugira ngo iriya hazabu iboneke, nuvuga ngo niba hagurishijwe izo miliyoni 2 bazakuramo uriya mugore mu by'ukuri mu rwego rw'amategeko yabo afiteho miliyoni ye, n'umugabo akaba afite miliyoni 1, ariko kubera ko basezeranye ivangamutungo, icyo gihe ya miliyoni izava muri wa mutungo wabo bombi. Noneho kandi iyo miliyoni ntabwo izaba igiye guhabwa uriya wahohotewe, ahubwo ni miliyoni izaba igiye kwinjira mu isanduku ya leta. Icyo gihe rero bihita bigaragara yuko uriya nawe wari wahohotewe, nawe mu rundi ruhande azaba ahanwe muri uriya rwego rw'amafaranga, kubera ko amafaranga ye yari afiteho uburenganzira azaba agiye kujya hehe, kujya mu isanduku ya leta. Tukaba rero tubona mu by'ukuri Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yari ikwiye gufata iya mbere igahindura ibi bihano, cyane cyane ikabona yuko ari amafaranga bagiye guca uriya muryango victime cyangwa se hohote nawe yarayafiteho uruhare, nawe agiye kubihomberamo, kandi mu by'ukuri niwe wari ukwiye kuba ari kugira ngo ahabwe ubutabera. Ikintu cyatuma bigaragara yuko ari umuntu umwe waba uhanwe mu muryango, byibuze icyambere nuko Inteko Ishinga Amategeko yagakwiye guhita ikuraho kiriya gihano cy'ihazabu, kuko cyo gihita kigera no kuri wa wundi utakoze icyaha, ahubwo no kuri wa wundi ahubwo wakorewe icyaha, nawe ingaruka z'ayo mafaranga ziba zigiye kumugeraho. Kandi n'itegeko ntago umucamanza ubu ngubu bashobora kugira ngo ace urubanza avuge ngo ubwo bimeze gutyo ngo reka ihazabu ne kuyitanga, ne kuyica uyu nguyu watsinzwe, ntago agomba kubikora. Ibyo rero nibyo usanga mu by'ukuri bikomeza guteza ikibazo mu muryango wa Nyarwanda, ari nayo mpamvu nyine Inteko Ishinga Amategeko yari ikwiye gukuraho bwa mbere kiriya gihano cy'ihazabu. Nta gihe na kimwe ihazabu iteganywa n'itegeko urukiko ruba rudashobora kuyica, kuko ni kimwe mu bihano. Noneho dukurikije rero nk'iko hariya muri iriya ngingo twari tumaze kubisobanura 121, ni ibihano byombi. Ntago itegeko umushingamategeko ntabwo yageze avuga ko bazatanga igihano kimwe, wenda n'urugero igifungo, noneho ngo noneho ngo ihaza cyangwa se ihazabu, iyo cyangwa ntayirimo. Ni ukuvuga ngo bagomba kumufunga uwakoze icyo cyaha, ariko kandi akanatanga n'ihazabu, ari byo bikomeza kugira ingaruka ku muryango nyarwanda. Ibi rero kandi ikindi tubasha kubibonamo mu rwego rw'amategeko, nuko bishobora ahubwo kongera guhishira ihohoterwa rikorerwa mu ngo, kuko umugore uzasobanukirwa neza yuko najya kurega umugabo we bazamufungira ya myaka 5 kubera igihano bwacyo ari kinini, ariko kandi nanone agatekereza no kuvuga ko n'amafaranga bazabaca n'ubundi nawe azaturuka mu mutungo basangiye, bishobora kugira impamvu yatuma atabasha kubigaragariza leta cyangwa se izindi nzego zibishinzwe kugira ngo zibashe kubona zibashe kumuhana, ari kwanga yuko kiriya kihano kizabasha kugira gute, kizabasha kumugeraho kubera uburemere bwacyo. Tukaba rero dusanga mu by'ukuri ubwacyo noneho n'indi ngaruka tubasha kubona muri iyi ngingo y'itegeko, cyane cyane ku bigendanye n'igihano, ni ukureba ngo ese nyuma y'uko uwo mwashakanye amaze gufungwa imyaka 5, ese koko azagaruka iriya myaka 5 nishira azagaruka yongere mubane mu rugo nk'umugore n'umugabo, mwongere mwishimane, kandi ari kuzirikana yuko wamumajije kiriya gihano cyose cy'imyaka 5. Imyaka 5 tubona ari igihano kinini cyane kidashobora gutuma wa wundi wakoze icyaha yikosora, ahubwo tukaba dusanga mu by'ukuri
inteko ishinga amategeko yari ikwiye kuba yakigabanya, ahubwo ikabona yuko mu by'ukuri niba abantu basanzwe bafitanye isezerano ryo gushyingirwa, biroroshye yuko abo bantu bashobora kuba bagirana ikibazo kuko barabana, bakora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, noneho hari impamvu zoroshye zatuma abo bantu bashobora kuba bashyamirana. Ntabwo rero dusanga mu by'ukuri gukaza ibihano kuri bo ari cyo kintu cyabasha kubaka umuryango nyarwanda, kuko dusanga inteko ishinga amategeko yashyizeho iriya tegeko mu rwego rwo kugira ngo ibungabunge umuryango nyarwanda. Ntabwo rero kugira igihano kinini ari byo byaba igisubizo mu gutuma umuryango nyarwanda urushaho kubana neza, ahubwo hakagombye gushyirwaho uburyo bw'uko niba n'igihano gikomeje kuba kinini, ariko niba inteko ishinga amategeko ashyiraho yuko mu gihe uwahohotewe ashoboye gusabira imbabazi wamukoreye icyaha, kiriya gihano gishobora kuba cyagabanywa, ndetse hari n'ubundi buryo amategeko ateganya agendanye n'isubika ry'igihano. Noneho bakaba banagukatira kiriya gihano cy'igifungo, noneho itegeko, noneho umucamanza akaba yanahabwa ubwo burenganzira yuko mu gihe uwo bashyingiranywe cyangwa se uwahohotewe aje gusaba imbabazi, noneho wakoze icyaha nawe akemera gusaba izo mbabazi, mu gihe azihawe umucamanza akabasha guhabwa ubwo burenganzira bwatuma yatanga igihano gisubitse, wa muntu wari ufunze agasubira mu rugo akamera nk'ufungishijwe ijisho, nk'uko bakunda kubivuga muri terime zisanzwe ngo gufungishwa ijisho, yakongera noneho kuzasubira muri cya cyaha kubera ko yabaye nk'urekuwe mu buryo bwo gusubika igihano. Icyo gihe noneho koko akazagenda akajya gufungwa kiriya gihano kiriya myaka, wenda se reka tuvuge iyo ngiyo 5. Ariko iyo urebye iri tegeko ukuntu rimeze, kubera ko ryateganyije ko igihano kigomba kuba kirenze imyaka 5, kandi noneho mu mategeko agenga isubika ry'igihano ntabwo wemerewe gusubikira umuntu igihano mu gihe igihano yahanishijwe kirenze imyaka 5. Niyo mpamvu rero dusaba yuko kuko kiriya gihano cyari gikwiye kuba cyagabanwa, cyamara kugabanywa noneho habonekaho gusaba imbabazi mu rwego rwo kubaka umuryango nyarwanda, umucamanza akaba yabasha kubona uburyo yagisubika, kuko byanatuma noneho nuriya wari wafunzwe, wari wagiye kwitaba imbere y'umucamanza, noneho yanakwisubiraho mu ntekerezo, ntazongere kurwana cyangwa akomeretse uwo bashyingiranywe, ariko byibuze bagashyiramo ubwo buryo bwo kugira ngo umuryango nyarwanda ukomeze kubakwa, we gusenywa no kuvuga ngo ntihabeho yuko umuntu agiye gufungwa igihe kinini. Tukabona rero mu by'ukuri iyo niyo rekomandasiyo tubona twatanga ku nteko ishinga amategeko, kuko dusanga ibi bihano ntabwo mu by'ukuri bitanga umusaruro. Akenshi no mu manza usanga iyo umugabo yamaze gufungwa cyangwa se ari umugore wamaze gufungwa, ugasanga umugore cyangwa se umugabo bari kuza mu iburanisha imbere y'umucamanza bari kuvuga batari kugiye umugabo wanjye ni mumurekure, nimuramuka mumufunze nta buryo nzashobora kubaho, abana ntago nzashobora kubarera njyenyine, dore aragiye niwe wahagurikiraga urugo. Noneho ugasanga umucamanza kubera ko umushinga amategeko ingingo yayifasha akayikaza cyane, ntago umucamanza ashobora kubona uburyo yatangamo izo mbabazi, kabone naho uwakoze icyaha yaba afite kwicuza kugaragara.